itorero ntabwo ari abantu baciriritse, turabami n'abatambye mu bwami bw'Imana. Ntiwigereranye n'ibibazo bihari uyu munsi, ibibazo urimo si iherezo ry'ubuzima. Ukwiye kumenya ko itorero ari abantu batoranyijwe, ari abami n'abatambye mu bwami bw'Imana. Wifatanye n'ibibazo uri kunyuramo uyu munsi ngo wandure kubera impamvu iyo ari yo yose, iby'Imana ikubikiye ni iby'agaciro, ikubikiye byiza kuruta ibyo utekereza. Muracafite igihe cyo kubaho, muracafite imyaka myinshi muhari, muzajya byinshi kuruta ibyo mutekereza. Ntuzahitemo ubuzima bwo gukiranirwa uyu munsi, kuko iby'Imana ikubikira ni byiza kandi igihe kirekire. Dukwiye kwitoza kubaho ubuzima butarimo gukiranirwa. Ntabwo mfite impungenge z'uko muzarongora, muzarongogwa, amadeni azishugwa. Izo mpungenge sinzifite. Imana ikora ibirenze ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zikorera mu itorero zingana. Imana ntikora ibyo twasabye gusa, ikora n'ibirenze ibyo twasabye. Ushatse abantu bitwa abakristo benshi wababona, ariko kubona umuntu ukiranuka muri iki gihe ni ibintu by'ingenzi. Rata witoze kubaho ubuzima bukiranuka, ibindi ni umukoro w'Imana kukugirira neza. Ariko waba ukenye cyangwa ukize, byombi bizasanga ukiri umukiranutsi. Yobu ibintu byose byamushizeho mu kanya gato, yumva inkuru mbi nyinshi icyarimwe, ngo ahita aramanuka, ngo yicara hasi, ngo aravuga ngo Imana niyo yabimpaye, ngo ni nayo ibitwaye, ngo muri byose izina ry'Uwiteka nirishimwe, ngo ntiyashira amafuti ku Mana. N'igihe yari imushumbishije ikamukubira kabiri ibyo yabuze, yakomeje kuba umukiranutsi. Ntiwite ku nzara ihari, ntiwite ku bibazo bihari uyu munsi, itoze kubaho ubuzima bukiranuka. Kandi nutitoza gukiranuka ku gato, ntabwo uzakiranuka ku kanini. Uyu munsi uri mu bibazo, ejo Imana izagusubiza. Ese uri umukiranutsi ku buryo no mu bisubizo uzamenya uko witwara? Niba udashobora gukiranuka ku gihumbi wabonye, ntuzakiranuka kuri miliyoni. Nagira mbabwire ko ubukristo ntibushoboka tudafite umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro. Ndashimira abashumba bantumiye kugira ngo nze gusangira namwe ijambo ry'Imana. Mwagize neza namwe muri hano n'abari online, mwese Imana ibahe umugisha. Nagira ngo dusome Danieli igice cya mbere, Danieli igice cya mbere umurongo wa 3 turageza ku murongo w'9. Ndashaka gusoma vuba vuba. Danieli igice cya mbere umurongo wa 3 turageza ku murongo w'9. Haravuga ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami ategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, arico cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Amen. Amen. Ndashaka kubaganiriza iyi nkuru. Ntekereza ko abasoma Bibiliya abenshi bayizi, niyo nifuje kubaganiriza. Isirayeli yigeze kugira ibyago, abantu bo mu miryango ibiri yo hepfo babatwaraho, babajyana mu bunyage i Babuloni. Ico gihe cyari igice cya Irani na Iraki. Hanyuma birumvikana ko bagiye bapfa umugenda, bamwe bapfiriye Yerusalemu, abandi bagenda bapfa mu nzira.
rwari urugendo rw'amezi 4 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Birumvikana ko harimo n'abana kandi nta modoka yo kubatwara yari ihari, bagiye bahambiriye mu buzima bugoye. Hanyuma bagezeyo umwami ashiraho itegeko kugira ngo batoranye abana b'Abayahudi bajye kubigisha ururimi nk'uko twumvishe. Hari ibintu 10 bashingiyeho mu kubatoranya. Bashatse abasore kandi b'Abisirayeli bo mu muryango w'umwami. Ikindi batoranyije abantu b'imfura. Ikindi bari abantu batagira inenge, b'abanyaburanga mu maso, abahanga mu by'ubwenge, bafite impano y'ubwenge. Ikindi n'abantu bajijuka mu byo kumenya, n'abantu bafite ubwenge butekereza vuba vuba, nanone bafite discernement. Ikindi bari abantu bashobora gutinyuka guhagarara imbere y'umwami. Aya magambo yose nyahiniye mu ijambo rimwe. Itorero ntabwo ari abantu baciriritse, turabami n'abatambye mu bwami bw'Imana. Ntiwigereranye n'ibibazo bihari uyu munsi. Ibibazo urimo si iherezo ry'ubuzima. Ukwiye kumenya ko itorero ari abantu batoranyijwe, ari abami n'abatambye mu bwami bw'Imana. Aba bantu bababaye batya, sinavuga ngo ni impunzi, bari munsi y'impunzi, n'abantu b'abanyagano, bakaba bagize amahirwe yo kujya gusangira n'umwami. Iyo tuvuga umwami w'icyo gihe, ntimwumve abami bo mu bihugu byacu. Yari umwami uyoboye ibihugu 127. Ubwo no gufata Irani na Iraq, ugaca Uburayi bwose, Ethiopia na Egiputa, ugakomereza mu Buhindi. Yabaga ari umwami uyoboye aho hantu hose. Yari umuntu ukomeye cyane. Gusangira nawe ku meza kuri nge byaramahirwe. Ariko Danieli ahageze asanga ibiryo babiterekereza ibigirwamana, babanza kubimurikira ibigirwamana, agambirira kutiyanduza. Wifatanye n'ibibazo uri kunyuramo uyu munsi ngo wandure kubera impamvu iyo ari yo yose, iby'Imana ikubikiye n'iby'agaciro, ikubikiye byiza kuruta ibyo utekereza. Nagira ngo mwumva aka kantu. Ndashaka kubabwira akantu, nimbona abantu nka 5 bari bukumve ndabangiza umugisha. Danieli yamenye ko kitari cyo gihe cyo kujya, mu gihe abandi bahise bakuramo ikirarane c'inzara. Uwamenya ko kitari igihe cyo kujya kubera ko ibiryo babanza kubiterekereza ibigirwamana. Danieli ahitamwo gusaba amazi n'ibishimbo n'imboga. Ikintu gitangaje, nyuma y'iminsi 10 bakoze ibipimo by'ubwenge, basanze arusha abandi ubwenge ukubye inshuro 10. Arabamubanjirije mu ishure nabo biganye. Hanyuma bariga imyaka 3 barasoza. Haje kuba ikibazo giteye gutya. Nanindiho ndababwira ko kitari gihe cyo kujya. Haje kuba ikibazo giteye gutya. Umwami yararose, aravuga ati abantu bose bariye bije ya leta, bakaba batabasha kunsobanurira inzozi na rose. Mubazane tubice. Baravuga ati yego turemera gupfa kuko byatunaniye, ariko ntabwo dupfa twenyene, na Danieli bamuzane dupfane. Mwibuke ko bariganye ariko ntibasangiye. Mu gihe isi iri kwinezeza, abantu baho ubuzima bwo gukiranirwa, ndaza kuvuga icyo dukwiriye gukora. Indangagaciro aba basore bari bafite. Danieli araza nta byacitse, afite umutuzo n'amahoro menshi. Abaza atari ko mu muruje habaye iki? Avuga ati ariko bavuze ko tugomba gupfa, ngwino dupfane. Avuga ati mwibuke ko twiganye ariko tutasangiye. Igihe mwariho muri inezeza, muri mu gukiranirwa, ngiwe hari ubundi buzima nabagaho budahuye n'ubwanyu. Icyabaye, asaba igihe, asaba umunsi, ajya gusenga. Imana imugarurira inzozi zose uko zakabaye. Umwami yarose azimusubiriramo. Hanyuma icyabaye cyiza nuko yakize, agakiza na bagenzi be. Kuri we igihe cyo kujya cyari kigeze, kubera ko bahise bamugira uwa gatatu mu bihugu 127. Ubwo igihe cyo kujya nticyari kigeze. Abantu bari kwitiranya ibintu. Urumva hano nabonye nka 70% ari urubyiruko.
muracafite igihe cyo kubaho, muracafite imyaka myinshi muhari, muzajya byinshi kuruta ibyo mutekereza. Ntuzahitemo ubuzima bwo gukiranirwa uyu munsi, kuko iby'Imana ikubikira ni byiza kandi igihe kirekire. Dukwiye kwitoza kubaho ubuzima butarimo gukiranirwa. Hanyuma rero uyu munsi twaje gusenga. Haba iteraniro ryiza hano kuwa gatatu, abaritegura Imana iha amahoro n'umugisha, ariko hari igihe nyandeba nkabona ntituzi icyo dukwiriye gusengera. Paulo yaravuze ngo imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Nubona ucitse isi ukabona wageze nka hano, ukabona wagize amahirwe yo kuba imbere y'Imana, ntugasabe ibiryo kabisa. Muhumure mwese muzajya, Imana izakora ibirenze ibyo mwibwira. Ahubwo ngiye kubabwira ikintu dukwiye kuba dusengera. Ntabwo mfite impungenge z'uko muzajya, muzarongora, muzarongogwa, amadeni azishugwa. Izo mpungenge sinzifite. Imana ikora ibirenze ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zazo zikorera mu itorero zingana. Ntekereza ko mu bantu bicaye hano nta muntu yigize asaba guhumeka, kandi ubu muri guhumeka ku buntu. Urebye umuntu ari guhumekeshwa n'imashini ayo yishura ku munsi cyangwa mu kwezi, wahita ubona no guhumeka ari impano y'Imana. Imana ntikora ibyo twasabye gusa, ikora n'ibirenze ibyo twasabye. Hari icyo dusaba twebwe twakagombye kuba dukora. Ntekereza aya magambo, natekereje indangagaciro 15 aba basore bari bafite. Nizo nifuje kubaganirizaho. Indangagaciro 15 aba basore bari bafite. Ibyo kujya byo tubyihorere, kujya tuzajya, Imana izakora ibirenze ibyo twibwira, ariko aba basore bari bafite indangagaciro. Ntarazivuga rero. Ushatse abaririmbyi benshi wababona, ushatse abadiyakoni benshi wababona, ushatse abashumba benshi wababona, ushatse abantu benshi buzura insengero 85% ya population y'u Rwanda buri cyumweru baraterana. Ariko hari ibintu bibiri kubibona bihenze muri iki gihe. Icya mbere ni imbuto z'umwuka, icya kabiri ni indangagaciro z'ubumana. Ibyo bintu bibiri kubibona birahenze cyane. Nabaye pasiteri 2007, hanyuma umwe mu badiyakoni banjye barambwira ngo Desire nkubwize ukuri, ngo abakiranutsi ngo ni itsinda ritoroka, ngo abakiranutsi bagenda bashiraho. Mu ndangagaciro aba basore bari bafite, indangagaciro ya mbere barabakiranutsi. Nari mvuze ngo ushatse abantu bitwa abakristo benshi wababona, ariko kubona umuntu ukiranuka muri iki gihe ni ibintu by'ingenzi. Rata witoze kubaho ubuzima bukiranuka. Ibindi ni umukoro w'Imana kukugirira neza. Ariko waba ukenye cyangwa ukize, byombi bizasanga ukiri umukiranutsi. Ba Danieli bari abakiranutsi. Kubona umugabo ufite umugore umwe muri iki gihe, kubona umugore ufite umugabo umwe muri iki gihe, kubona umukobwa w'inyangamugayo, kubona umusore ukiranuka muri iki gihe, nicyo kintu gihenze. Kubera ko isi irimo kudutoza gukiranirwa, kandi tukabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe. Mbese umuntu akubwira aterega nta birenze. Ikintu gitandukanye itorero n'isi nuko tubaho ubuzima bukiranuka. Wakena ugakiranuka. Yobu ibintu byose byamushizeho mu kanya gato, yumva inkuru mbi nyinshi icyarimwe, ngo ahita aramanuka, ngo yicara hasi, ngo aravuga ngo Imana niyo yabimpaye, ngo ni nayo ibitwaye, ngo muri byose izina ry'Uwiteka nirishimwe, ngo ntiyashira amafuti ku Mana. N'igihe yari imushumbushyije ikamukubira kabiri ibyo yabuze, yakomeje kuba umukiranutsi. Uyu munsi uri mu bibazo, ejo Imana izagusubiza. Ese uri umukiranutsi ku buryo no mu bisubizo uzamenya uko witwara? Hari abantu nzi basengaga, twasenganye, ntabwo maze iminsi mike, maze imyaka 40 ndi umukristo wabatijwe ngigaburogera. Muri urugendo rw'imyaka 40 nabonye abantu twasenganye bafite utubazo. Uko Imana yabagiriye neza, bacitse mu nzu y'Imana. Twagiye tubabura,
bitangira byitwa akazi kenshi, bikazasoza anywa akantu, hanyuma bikazasoreza mu bindi. Nagira ngo nsaba abantu twahuriye hano, dukwiye kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Ntiwite ku nzara ihari, ntiwite ku bibazo bihari uyu munsi, itoze kubaho ubuzima bukiranuka. Kandi nutitoza gukiranuka ku gato, ntabwo uzakiranuka ku kanini. Niba udashobora gukiranuka ku gihumbi wabonye, ntuzakiranuka kuri miliyoni. Reka mbaho urugero. Nakoze ubushakashatsi bworoheje. Mu rusengero abantu batanga icacumi ntibageze kuri 40%. Hanyuma imirimo y'urusengero ivuna abantu batageze kuri 20%. Ibyo nta handi mwebwe mushobora kuba mubikora neza kurutaho. None se reka mbabaza, niba umuntu amara imyaka 5 mu rusengero adashobora no gukiranuka mu murimo w'Imana, ubwo uzakiranuka handi? Niba udashobora gukiranuka ku myenda yuzuye akabati wambara wenyene, hari umuntu usengana nawe ufite agatenge kamwe kandi ubizi. Niba udashobora gukiranuka ku biryo Imana yaguhaye, niba udashobora gukiranuka ku kazi Imana yaguhaye ngo utange serivisi nziza. Aba boss bari hano, abantu bashoye imari, mujye mwitonda. Hari igihe usigaho umwana yakira abantu ari ku mbuga nkoranyambaga, wowe ukabuze ngo washoye imari, kumbe ntiwangaje umukiranutsi, wangaje umuntu wakirana abantu iseseme. Yani ukiye kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka. N'urugo wubatse witoze kurukiranukamwe, urufate nk'umurimo w'Imana, kuko umunsi umwe uzahagarara imbere y'Imana. Indangagaciro ya mbere bari bafite barabakiranutse. Dukwiye kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Noneho iyo umuntu atangiye gukiranirwa ahita himba imirongo yo kumurengera. N'Imana irabizi ko turi abantu, intungane ebyiri icumuye 7, ntimugakabye gukiranuka. Iyo mirongo mwayisomye? Ntabwo Bibiliya ishobora kudusaba ikintu kidashoboka. Gukiranuka birashoboka. Ubu simfite uburenganzira bwo kureba muri telefone zanyu kubera ko harimo kode, ariko ndabizi ko inyinshi nta bukiranutsi burimo. Inyinshi zirimo ibintu rwose. Hari umupasiteri w'inshuti yanjye aheruka gupfa, hanyuma umuntu yatoraguye telefone ye, yarahahamutse, ahita aza kundeba arambwira ati ndapfuye, ibintu mbonye ntabwo bibaho. Kubera ko nyine telefone yari irimo gukiranirwa. Sireka nkubaza, niba telefone yawe irimo gukiranuka, kubera iki uyihisha abandi ukayitabira no muri douche? Kubera kujya kwitaba ukajya ku kilometero niba harimo gukiranuka. Reka mbabwize ukuri, umunsi umwe twese tuzahagarara imbere y'Imana. Tubishaka tutabishaka tuzahagarara imbere y'Imana. Dukwiye kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Kandi gukiranuka birashoboka. Ntabwo Bibiliya dusaba ikintu kitabaho. Dukwiye kwitoza kubaho ubuzima bukiranuka. Mu makaritiye menshi maze igihe ndeba mbona hari amazu ya massage, inzu bakoramo massage, kandi abazijyamwo 90% n'abagabo n'abasore. Umva nibo bafite umunaniro wabarenze, ugira ngo abagore bo ntibananirwa. Ariko sinzi niba naho muri izo nzu zose harimo gukiranuka. Ntabwo mbizi niba ariko bimeze. Gukiranuka rero ni ukuba wakwinjiraho uri umukristo ugasohokana ubukristo udakiraniwe, niko kuba umukiranutsi. Ntabwo ubukiranutsi bubari hano twese tuba turi abana beza, nta kibazo. Ariko umunsi bagusabye gusinya ahantu kandi wenda wari gukuramo akantu ukavuga ati simbikora ndi umwana w'Imana, kuko birimo gukiranirwa. Umunsi byagusabye kubesha kandi uri bukuremo inyungu ukavuga ati simbikora navutse ubwa kabiri, nibwo uzabura umukiranutsi. Attitude ugira imbere y'ikigeragezo, imbere y'ikibazo, nibwo igaragaza aho ugejeje gukiranuka, ibindi uratubesha. Umunsi wageragejwe ukahavana ubwizegwa, ukahava ukira umwana w'Imana, uzabura umukiranutsi. Reka mbivuge mu ijambo rimwe, ntabwo Imana yadusaba ikintu kidashoboka, gukiranuka birashoboka. Icya kabiri, barabanyamasengesho.
Danieli yasenze imyaka 70 gatatu ku munsi. Dufite abantu hano bamaze kurambirwa batarasenga n'umwaka wose. Iba 3, iba 5, iba imyaka 10 ahita atangira gucika intege. Ariko kwatura ni ukwitandukanya n'ibintu byose utemeranywa nabyo. Mfite abahungu babiri n'abasore, njya mbicaza nkababwira mufite amahitamo abiri. Nimwikonegita aho mvuka, hari ibi n'ibi. Hanyuma nimwubaha Imana nkorera, mugahinduka mugakizwa, mukaba abana b'Imana, muzabenefisia ibi n'ibi. Amahitamo ni ayanyu. Iyo turi imbere y'Imana twahisemwo neza kuba twarakire Kristo nk'umukiza. Ariko nanone ntabwo bikwiye kugarukira gusa ku gutsindishirizwa, dukwiye no gutera intambwe zo kugira Yesu umwami w'ubuzima bwacu, tukabohoka mu buryo bwuzuye, kuko turashafite ibintu bijya gusa n'ibyo mu gisekuru biduterera mu rusengero. Kubera iki? Ntabwo twibutse kwitandukanya nabyo. Danieli yitandukanyije, yatuye ibyaha by'ubwoko bwabo, baravuga ngo twarakiraniwe, niyo mpamvu turaha. Basogokuru bakoze ibi n'ibi bibi, ntubitubareho, turi abana bawe. Hanyuma Imana irababohora. Ntanga urugero. Murabona kubesha ni ibintu bisanzwe. Abanyafrika barabesha pe, baraniyakiriye, nta nubwo ari ikintu gikomeye. Aburahamu yabeshe ko Sara ari mushikiwe, Isaka abesha ko Rebeka ari mushikiwe, Yakobo abesha ko ari Esawu yiba umugisha, abahungu ba Yakobo babesha ko Yosefu yapfuye bamugurisha muri Egiputa, Lewi arabesha, Amunoni abesha ko agwaye akinda Tamari, byafashe imyaka 600. Kubesha si ikintu gisanzwe. Uzi ko umuntu abesha ikintu adafitemwa n'inyungu. Ikintu meruka kuvumbura nuko kubesha ari ingwara yo mu mutwe. Nta muntu muzima ubesha mu by'ukuri. Iyo umuntu abesha abashaka guhisha uwo ari we, akatwereka uwo atari we. Ibyo rero hari igihe bidusanga no mu iyobokamana, hakagira ubuzima twerekana mu rusengero n'uburi inyuma y'urusengero. Kubaho ubuzima bubiri ukijijwe ntabwo ari byiza. Nari ntanze urugero rw'ibyo dukwiye kwatura. Ntabwo ari ukubesha gusa. Lewi nababwiye yari afite umujinya, bagiye muri Egiputa. Mose avuka mu muryango wo kwa Lewi, avukana umujinya, yica umuntu agahita mutaba mu mucanga. Imana imutunganya imyaka 40 mu butayu, ahagarukiye akura Abisirayeli muri Egiputa. Umunsi umwe yagiye kubonana n'Imana, amaze iminsi 40, amanutse agasanga Abisirayeli basenze ikigirwamana, yafashe amategeko yakubita hasi arashwanyuka. Imana yavuga ati ariko Mose, ari gukiva hano uhise ukonegita kwa Lewi. Mwari muzi ko ari intege nke zidutangira turenze uriya muryango gusa. Ukunda Imana ariko ukaba ufite ibintu utatandukanye nabyo. Kandi iyo bijya gupfa tubyitira Satani, ngo aba bakozi barandakaza, ngo sinzababonana ubugingo buhoraho, kandi ubwurangije gukora amabara. Imana ntabwo yadusaba ikintu kidashoboka, guhinduka ku ngeso birashoboka. Bibiliya ivuga mu Baheburayo 11 intwari zo kwizera. Iyo ugeze ku bice 12 haravuga ngo ubwo tugoswe n'igicu c'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera n'icyaha gikunda kutwizingiraho vuba. Yasenze yatura ibyaha by'ubwoko bwa 5. Bari bazi ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa usibye Imana yonyene. Mu bintu Imana yanga ibigirwamana mu buzima bwacu. Yaravuze ngo ntimukagira izindi Imana mu maso yanjye. Ibihugu byo muri Aziya bagira ibigirwamana byinshi, magana cyangwa se n'amamiliyoni. Twebwe muri iki gihugu nta kigirwamana wabona, ariko si impamya ko ariho hasenga ibigirwamana biki. Ikigirwamana ni iki? Ni ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho. Ikigirwamana ni iki? Ni ikintu cyose gifata umwanya w'Imana mu mutima wawe. Ikigirwamana ni iki? Ni ikintu gisimbura Imana mu mibereho yawe. Ni ikintu umaraho umwanya munini, ubwonko bwawe butekereza kikimura Imana mu buzima bwawe. Iyo utarebye neza, ikintu cyose gishobora kuba ikigirwamana. Reka mbaho urugero.
iyo wibagiriwe telefone mu nzu ukayibuka ugeze nko ku kazi, wumva umerewe ute? Karame, wumva wataye nka kimwe cya kabiri cy'ubuzima. Yani kubaho udafite telefone umunsi wose ni ikizami gikomeye. Hanyuma igikomeye ni ikihe rero? Nkunda smartphone. Murabizi ko iyo ucanye ekara ya telefone ihita itangira kwa registre ibintu byose warebye n'umwanya wamaze, ekara icanye ihita ibibika. Hanyuma ugiye kuryama ushobora kureba umwanya wose wamaze amaso ari kuri telefone. Reka mbabaze, mumbere abanyakuri, niba ushobora kumara amasaha 6 ekara itajimije, udashobora gusenga iminota 30, uri umukristo ameze gute? Niba ushobora kureba kuri ekara ya telefone amasaha 4, udashobora kuririmba indirimbo 2 zo mu gitabo ngo uzisoze, uzavamo umukristo ameze nka gute? Abanyamasengesho bacu ba hano muri iki gihugu bahuye n'abanyamasengesho ba Kenya, bahurira Tanzania mu giterane cy'amasengesho. Abanyakenya nta bunebwe bagira mu gusenga, barasenga. Abantu bakoranijwe n'abavuga icyongereza nta bunebwe pe, bakora amasaha 28 no gusenga, barasenga. Ashobora gusenga amasaha n'isengesho ritaracika. Noneho abacu rero bari bamenyereye gusenga iminota 30, 10, 40. Abanyakenya barabasengesha amaguru arabajya, barabasengesha barayura, barabasengesha bari imyoza, barabasengesha baburi kindi bakurikizaho baricara. Nyine tekereza kugira ubunebwe mu gusenga aribyo bigutunze, aribyo bikubeshejeho. Dukwiye kuba turi abantu batimika ibigirwamana mu buzima bwacu. Biratangaje ukuntu iminota 90 y'umupira tutayibura, ariko umwanya wo kuba imbere y'Imana cyangwa se no kuganira n'umuryango wacu tukawubura. Sha 6, indangagaciro ya 6, bari abantu bumva Imana bazi no kuyumvira. Bari abantu bumva Imana bazi no kuyumvira. Kumva Imana ni kimwe, kumvira ni cya kabiri. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanje. Iyo haje undi mwungere ntizimukurikira kuko ntizimuzi. Ibintu twumvira hano mu rusengero ni byinshi, tubashije kubihuza n'ubuzima bwacu, twaba tubayeho ubuzima bwiza bukiranuka. Dukwiye kuba turi abantu bumva Imana ariko biteguye no kumvira. Indangagaciro ya 7, bari buzuye umwuka w'Imana. Nagira mbabwire ko ubukristo ntibushoboka tudafite umwuka wera. Baravuze ngo twakurahe undi muntu ufite umwuka wera muri we yabasha gukemura ibibazo biri ahantu. Sinakijijwe kera muri ya myaka 40 maze mu rusengero, nkizwa ico gihe 85% y'abakristo bose bari buzuye umwuka wera. Ariko muri iki gihe inyota y'umwuka wera ntabwo ari ikintu kikidushishikaje. Nagira mbabwiza ukuri, ntabwo ubukristo bushoboka udafite umwuka wera, ntabwo bushoboka. Rimwe sinzi niba ari ukurengera, arigenya mfata umwuka wera nka anesthesi nk'ikinya. Mwisi hari imibabaro utabasha kwihanganira kiretse ufite umwuka wera. Umwuka wera, iyo uzuye umwuka wera neza, urakena ntiwibuke ko wakenye, barakuvuga ntiwibuke ko bakuvuze, ukavuga ngo ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Ibyo abandi bananiwe kwihanganira uzabishobozwa gusa no kuba ufite umwuka wera. Aba bantu bari bafite indangagaciro yo kuba bafite umwuka wera muri bo. Ntabwo wabi Babuloni huzuye ibigirwamana n'imyuka mibi udafite umwuka wera ngo uzabibasha. Mukagira ngo isi y'ikoranabuhanga nayo iroroshe udafite umwuka wera. Umwuka wera niwo ukubwira ngo hano ntukandeho, nubwo birimo gupopinga we ntukandeho, uri umwana w'Imana. Ibi ntubivuge, wavutse ubwa kabiri, kubera ko ufite umwuka wera. Indangagaciro yabo ya 8, bari bafite iyerekwa n'amasezerano arenga ibinyejana n'ibinyagihumbi. Uriya mushumba yicaye hariya, mushumba Rwibasira, yasobanuye igitabo cy'ibyahishuwe na Daniel. Hari abantu bari hano batabizi ko ako gatabo yagakoze.
nimugira amahirwe mushaka gusobanukirwa ibyahishuwe na Danieli, muzamwegere, muzaba mugize umugisha. Ubundi buriya buhanuzi bwose buri kode, n'ubuhanuzi bwanditse mu buryo bumeze nk'ubw'amayobera, kubera igihe babyanditse barimo ntabwo cyari igihe cyiza. Bakoresha imvugo igereranya, ntabwo ari imvugo iri isobanutse. Muri Bibiliya hari ibitabo bibiri birimo ubuhanuzi bukomeye, ni Danieli n'ibyahishuwe. Nibo bantu beretswe uko isi yatangiye kugeza isoje, kugeza ku ngoma y'imyaka 1000 nuko bizarangira. Amasezerano dufite hano arangana n'ibirayi byo mu ruhengeri n'inzu yo yani amasezerano azarangirana nawe, ndonka bitarenga wowe. Reka mbabwize ukuri, nibaza generation izadukurikira, mukurikije intege nke dufite, tuzayiraga iki? Byibuze abiru b'ibwami kera babwira urubyaro rukurika bavuga ngo ingoma zizakurikirana gutya, bizagenda gutya. Abiru babaga babitsa amabanga yose y'ibwami. None twebwe turabami n'abatambyi mu bwami bw'Imana, nta kintu dufite cy'ubumana, tuzaraga generation izakurikira. Amasezerano yacu agarukira kuri twe. Umwigisha yabanje yigishije neza gutera igise cya nyuma gisohora umwana wawe. Numvisha amakuru ntarinzi. Yagize neza kutubwira uko ibise babitera, byari byiza twafashijwe. Ariko ikintu natekereje ni ikihe? Uzi kubyara umwana utazi impano ye, utazi umuhamagaro we, utazi icyo Imana imuguhereye, ukabyara umwana uzishurira ishure gusa, uzaha imyenda yo kwambara n'ibyo kurya, utazi icyo Imana imuguhereye mu isi. Kubera iki? Ibyo bintu ntabwo bishoboka utarubatse ubusabane n'Imana. Ba Danieli bari bafite amasezerano n'iyerekwa birenga ibinyejana n'ibisekuru. Bakavuga ati nubwo dupfuye, Imana yavuze ngo muzava i Babuloni musubire mu gihugu cy'amasezerano. Nubwo dupfuye, Imana yavuze ngo. Mutekereza ko dufite abantu bangahe bafite amasezerano arenga igisekuru n'ibinyejana? Hano nigeze kubabwira umuntu twasenganye, n'umuntu utegereje urubyaro, nta mwana arabona, ariko twizera ko Imana izamumuha. Twahuriye ahantu gusenga, asenga isengesho ryahinduye imitekerereze yanjye. Yabwiye Imana ngo Mana, sengeye ibisekuru 5 bizankomokaho, ntihazabemwe umurozi, ntihazabemwe umutinganyi, ntagire uzapfa yiyahuye, ntagire n'uzabyara ikinyendaro. Ndamureba, ngewe nsanga mfite Dive na Dani ntarasengera abana babo, sindasengera n'abakazana. Naribajije, hajya ndakijijwe nsubire kwigira umubatizo? Birasa nkaho tutazi icyo dukwiriye gusengera. Nyamara wibuke ko ushobora kuzagira abakazana batagukunda, wakagombye ko warabisengeye hakiri kare. Ushobora kuzagira abuzukuru batakwitaho, kandi icyo gihe uzaba ubikeneye. Ubu muri iki gihe urashonje, yego, muri iki gihe ufite ibibazo, ariko ukwiye kurenga ibyo, ukaba uri umuntu ufite amasezerano arenga ibisekuru n'ibinyejana. Akenshi ku bw'itorero ry'u Rwanda ndababara. Muzi ikintu kimbabaza? Ni ukuntu twabyawe n'abamisiyoneri, tudafite umutima wo kohereza abamisiyoneri. Hashize imyaka 125 iki gihugu cumvisha ubutumwa bwiza, ariko ntidufite umutima byibuze wo kohereza abamisiyoneri. Kubera iki? Ndonke byose bigarukira kuri twe, ni twebwe. Ibintu byo kuri twe Imana izabikemura. Numva ari yo kwizegwa, izakora n'ibirenze ibyo dusaba. Ahubwo dufite amasezerano, tuzaraga generation izakurikiraho. Dusabana n'Imana ku buryo nituva mu mubiri tuzabwira umwana ngo mwana, Imana yavuze gutya kuri uyu muryango, yavuze gutya kuri ritore, yavuze gutya, muzitondera ibi n'ibi. Dukwiye kuba dufite amasezerano arenga ibisekuru n'ibinyejana. Yari indangagaciro yabo. Reka mbaho urugero. Mwari muzi ko Mose ari we yanditse Itangiriro? Itangiriro ko ryabaye atarabaho yabibwiwe nande? Mwari muzi ko Mose ari we yanditse Itangiriro kuva
kubara Abalewi no gutega kwa kabiri, bakeka ko na Yobu nico gitabo nawe ari bo yacanditse, ko byabaye hatarabaho Mose ari wejo bundi muri Egiputa. Ibi bintu yabyanditse yabikuye mu busabane agirana n'Imana, mu kubana n'Imana. Imana yivuyemo iramurondogorera, arandika, iravuga, imubwira uko byatangiye. None twa amasezerano yacarangana n'inzu, gukomera kwacu kurangana n'ibirayi byo mu ruhengeri. Ndi mu bantu bariye batinze ariko nta nzara y'ibiryo ngifite. Ikintu numva amaso yanjye yifuza kuzareba mbere y'uko mpfa n'ububyutse bw'itorero, no kuzabona ubumwe bw'abera, no kuzabona abantu babayeho ubuzima bukiranuka, bahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwabo, n'abantu biteguye kwerekana Imana mu isi y'uyu munsi, n'abantu babasha gukora ibintu mu nyungu z'ubwami bw'Imana, pana mu nyungu zabo, mu nyungu z'ubwami bw'Imana. Ibi byose umuntu ajya kangahe? Ikindi, icya 9, bari abantu babasha guhangura ibyananiranye, guhangura ibyananiranye. Daniel mu ngoma zose yabayeho, bari barabuze undi muntu umeze nka Daniel yabasha guhangura ibyananiranye. Ibintu byananiranye ni byinshi, bikeneye abantu b'Imana. Ariko ujya kwa muganga bakakubwira ati sorry, tugusanzemo, kandi ibyo bintu bagusanzemo bikaba bakakubwira nyene ko muri siyanse bidashoboka. Ariko mwibuke ku itorero bazarambika ibiganza ku bagwaye, bazirukana. Hari igihe umuntu ajya kwa muganga bagapima bakavuga ati ariko nta bugwayi tubonye, kandi umuntu ameze nabi. Abera basenga imyuka mibi gahunga. Dukwiye kuba turi abantu babasha guhangura. Ejo bundi twari twimereye neza, tugiye tubona haje covid isiga ikubise isi hasi. Ibyo birarangira, hanyuma Uburusiya buhita bugwana na Ukraine, ibiciro birongera biratumbagira. Dutangiye koroherwa, Isirayeli igwana n'Abarabu, birongera biratumbagira. Mwamenya hazakurikiraho iki? Kwisiri mu myivumbagatanya tutazi igihe izarangirira. Abera bakwiye kumanika amaboko, abera bakwiye gusenga, imigambi ya Satani kaburizwamo, isi kagira amahoro, tukabona gahe ko kubwiriza ubutumwa bwiza. Nidukomeza kwizirikana tugarukira kuri twe gusa, tuzaba dukora ikosa. Baravuze ngo twakura he undi muntu nka Daniel ubasha guhangura ibyananiranye. Indangagaciro ya 10, Daniel yari umwanditsi w'ibitabo. Mu bantu nubaha muri iki gihugu, nubaha uriya mushumba wanyu kwibasira, kubera ko muzi impamvu mwubaha nuko yakoze ibintu byananiye. Yanditse ibitabo. Imana ishimwe ko haje ikoranabuhanga, byibuze YouTube ibitubikira. Ariko dufite abantu bakoranye n'Imana, bagendanye n'Imana mu myaka nka 80 ishize. Arinda apfa nta n'igitabo yanditse. Ni ukuvuga ngo yapfuye, filimi ikaba yizinze, nta handi hantu twabishakira. Daniel rero yari afite ikintu cyiza, yari umwanditsi w'ibitabo. Ubu Daniel yatatwandikira twari kuba dusoma iki? Paulo yatandika twari kuba dusoma iki? Bagize ubutwari bwo kwandika, hanyuma ibyo abanditse biri kudufasha. Hanyuma wowe nuwuhe murago uzasiga? Sinzi niba mwese muzaba banditse nka mushumba wanyu, ntabwo mbizi, ariko byibuze ukwiye gukora ikintu isi zakwibukiraho. Bakavuga ati mu kinyejana iki habayeho umudamu yashatse muri uyu muryango, yari afite izi ndangagaciro, yakoze ibi n'ibi n'ibi. Hari umusore yabayeho muri iki kinyejana, wenda yari ameze nka Daniel. Hari umudamu yabayeho umeze nka Debora, wenda wowe ntuzandika ibitabo, ariko hari indi mpano ufite wabyaza umusaruro kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, hakagira ikintu uzasigira isi. Yari umwanditsi w'ibitabo, kandi ibyo yanditse n'ubu biracadufasha. Twe tuzava mu isi twarakoze iki?
cya 11 bari abantu bitondera ijambo ry'Imana. Kugira ngo amenye ko hageze ko Abisirayeli bava mu bunyage ngo yabisomye mu gitabo. Mu by'ukuri umuntu uyoboye ibihugu 127 ntabwo yari afite akazi gake, ariko yari umuntu yitondera ibyanditswe. Munkurikire neza, igihe Imana ihamagara Mose yamuhaye inkingi y'igicu, inkoni, mani ikamanuka, mbese hari ibintu byari ibintu bigaragara bifatika. Imana ihamagara Yosuwa we ntabyo yamuhaye, yaramubwiye ngo ibyanditse mu gitabo nubitindamo ukabibamwo ku manywa na nijoro nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Ni ikihe kibazo cyabaye mu karere k'ibiyaga bigari? Turi abantu bazi kwigisha, bazi no kuririmba, ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo ushatse nk'ibyo turimba n'ibyo twigisha urabibura. Ntabwo tuzi guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Birashoboka ko utazafata bire yose ku mutwe, ariko niba usomye ijambo rivuga urukundo ukwiye kuzarivaho urukundo usigaye rufite. Niba usomye ijambo rivuga gusenga, itoze gusenga kugeza ubwo uzahinduka umunyamasengesho. Bari abantu bazi guhuza, gusoma ibyanditswe ariko bakamenya guhuza ubuzima bwabo n'ibyanditswe byera. Ntabwo nzi ikintu twabaye, ntabwo nkizi, ariko turi abantu batazi guhuza ubuzima n'ijambo ry'Imana. Hashize imyaka myinshi njya muri Isirayeli, hari ikintu cantunguye ca mbere cyanyeretse ko Abisirayeli ubwoko bw'Imana. Bo ntabwo ari abakristo, nta nubwo bizera nk'ibyo twizera, ariko ibintu byose biri mu bitabo 5 bya Mose muri Bibiliya yabo barabikwereka ku butaka utabanje gusoma. Yani Isirayeli ni inzu y'ibitabo, mbese ibyanditswe bibona ku butaka udasomye. Iyo bavuze ngo uzajya uhage, Isirayeli irangana n'u Rwanda, bahinga ku buso bwa 30%, barajya bagahaga bagasagura Uburayi na Amerika. Kuri iyo 30% bahinga, isi yose niho yigira guhinga. Wabihakana? Twe tugusha imvura amezi 9, ariko ntabwo dufite ibiryo bingana n'ibyabo. Iyo bavuze ngo uzaba umutwe, kuko niko byanditse, nabambere mu gisirikare, nabambere mu buhinzi, nabambere mu ikoranabuhanga, nabambere mu butasi, nabambere mu bintu byose. Na Amerika ibyigeraho 60% bikorwa n'Abayahudi. Muri Jeux Olympiques mu Bufaransa, abantu batwaye imidari ya zahabu nyinshi n'Abisirayeli. Abantu batwaye ibikombe bya Prix Nobel byinshi ku isi n'Abayahudi. Kubera iki? Imana avuze ngo bazaba umutwe. None dufite urubyiruko rwacu hano basirimba gusa bagataha. Wow, gusirimba ntaco mpfa nabyo, ni byiza pe, mujye mubikora inshuro nyinshi, kubera ko usirimba neza ni terapi. Kubera ko iyo wasirimbye ufata nk'isaha yose ubwonko waba uhagaritse buri kugusirimba gusa, urumva ntabwo wagira agahinda gakabije. Hanyuma wasirimbye neza nta sukari wagwara, kubera ko ni siporo pe nziza. Ariko hirya yo gusirimba, umuntu yakoze Google, nta hantu Bibiliya ivuga ko akijijwe, ariko Google twese iradufasha. Iyo tugiye kuri Google bitworohereza akazi. Icampa urubyiruko rwacu rwamurikiwe n'umwuka w'Imana bakavumbura ikindi isi yagenderaho. Icampa urubyiruko rwacu rwamurikiwe n'umwuka w'Imana, Imana igakorana na bikintu kitari bwabeho ku isi. Gusabana n'Imana kwacu gukwiye kuvamo kumurikira isi. Ntabwo bikwiye kuba bigarukira hano gusa. Dukwiye kuba tuzi iby'Imana yandikishije tukabibyaza umusaruro wo gutuma bene wacu babaho neza. Iyoboka rya Imana, kuyoboka Imana byaba bitumariye iki mu gihe bashobora kwibaza umuntu ushobora gukorera business plan nka MTN ikunguka ari umukristo, agakora marketing muri MTN ikunguka, adashobora gukorera agashinga abakecuru 10 ngo abahe igishoro byibuze babone icyo gukora. Iyo nturabyibaza, ukaba uri umuntu ukize ku giti cyawe bigarukira kuri wowe. Hari bene data
badafite ubuzima bw'ibanze kandi waremera ubuzima. Ubwo ubushobozi Imana yarabuguhaye, ariko kubera ko mu ijambo ry'Imana ibyo usoma ntibikugarukaho wowe. Murashankunda, ngiye gusoza mwihangane. Icya 12 bari abantu bazi gutegereza Imana. Daniel asenga ntabwo yahise asubizwa, byasabye gusimburana kwa systeme. Marayika amugezeho yaramubwiye ngo ugitangira gusenga banyohereje, ariko abaperesi baramfashe, n'ubu ngiye kugusubiza usubire mu migwano. Iyo bavuga abaperesi, ntabwo abadayimoni bo mu kirere bashobora gutangira Imana, babuze Imana kugera kuri Daniel. Byari ugusimburana kwa systeme y'ubwami, kubera ko kugira ngo Abisirayeli batahe hagomba kwima Kuro uzafasha Abisirayeli, uzafasirita Abisirayeli gutaha. Kuro niwe yagomba kujyaho, hanyuma agafasha Abisirayeli gutaha. Mwari muzi ko iyo wasenze ukananirwa gutegereza, ushobora gukora amakosa mu gihe systeme ziri gusimburana. Kandi ibyo bintu Imana ibikora itabanje kukugisha inama. Uzi ukuntu Bibiliya ivuga? Iravuga ngo nk'uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utamenya imirimo y'Imana ishobora byose. Nigeze gukora ikosa ndi umwana, iyo ngibutse ndiseka. Nariye avoka iryoshe, nari umwana muto. Noneho mfata urubuto ndarutera, ariko buri gitondo naragenda nkarukurayo ngo ndebe ko rwameze, nkongera nkarusubizayo. Mu gitondo nkongera ngasubirayo, nkongera nkarukurayo ngo ndebe ko rwameze. Murumva gware kumbanahora. Ndebera umwana ari mu nda bamuzanye hanze, ukajya umukurayo buri munsi kugira ngo urebe ko inzara zagiyeho, ugasubizayo, hanyuma ukamugarura ngo urebe ko umusatsi wameze, ugasubizayo. Uwo mwana yabahora? Mwaturije Imana ibintu bigasimburana n'ibindi. Hari ibintu Imana itinza atari uko ikwanga, ari systeme ziri gusimburana. Daniel yari umuntu azi gutegereza Imana. Abarokore nibo bantu bagira ubwira, batazi gutegereza mu gihe biri gusimburana. Ikindi, Daniel muri ico gihe cyo gutegereza yabonye ubwiza bw'Imana burabagirana, ngo yikubita hasi nk'upfuye. Hari ubwiza ntegereje mu karere k'ibiyaga bigari. Hari umunsi Imana izasukira itorero ububyutse. Hari amasezerano Imana yavuze ko muri aka karere hazava ububyutse buzahindura isi. Hari umunsi tuzabona ubwiza bw'Imana. Hari umunsi tuzabona ubwiza bw'Imana burabagirana. Iyo usomye igice cya mbere cy'ibyahishuwe, haravuga ngo yumvise ijwi rivugira inyuma ye, ngo ahindukizwa kureba n'uvuganye nawe, ngo abona mu maso he haka nk'izuba, ngo amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Bibiliya iravuga ngo ari yambaye imyenda nta mumeshi wo ku isi yayimesa ngo yere nk'uko yasaga, ngo akenyeje umushumi wa zahabu. Aramubwira ngo ijwi rye ngo ryari rimeze nk'ugusuma kw'amazi. Aramubwira ngo Daniel we, nari narapfuye ariko sinzongera, mporaho iteka. Hanyuma ibyo ubona ubyandikira amatorero 7 ya Efeso. Hari umunsi umwe tuzabona ubwiza bw'Imana. Hari umunsi itorero ry'u Rwanda Imana izarusukira ububyutse. Hari umunsi umwe ibihome by'amadini bizasenyuka. Hari umunsi umwe imyumvire izahinduka. Hari umunsi tuzabona ubwiza burabagirana. Hari umunsi umwe Imana izahagurutsa abahungu n'abakobwa bakajya Somalia na Sudani kugera ku mpera y'isi. Hari umunsi umwe Imana izasuka imbaraga zidatangirwa na systeme yariyo yose. Hari umunsi umwe tuzabona abantu buzuye umwuka w'Imana. Hari umunsi umwe Imana izasuka ububyutse. Daniel yabonye ubwiza burabagirana, yabonye ijuru muri protokole yaryo. Cyamukaza udatinze Yesu. Hari umunsi, ibyo nibyo amaso yanjye ategereje kubona. Ibindi ibizaza bizaba ari ibyo. Nge nta kintu mpfa n'Imana. Ibizaza byose bizansanga mu nzira ngenda. Ikintu numva nshaka kuzabona nukubona ububyutse bw'itorero, nukubona itorero rihagaze mu mwanya wayo. Itorero rigomba kuba umutwe. Itorero rikwiye kuba umutwe. Bakwiye kuba umudugudu udatwikirwa. Rikwiye kuba umunyu. Bakwiye kuba itabaza riri ku gitereko cyayo. Dukwiye kuba urumuri rw'amahanga. Nico Imana yavuze. Dukwiye kuba turabo.
Daniel yabonye ubwiza burabagirana. Cya 14 kibanziriza cya nyuma, yari afite leadership muri we. Nawe mutekereze, ibaze umuntu yarayoboye ibihugu 127 ngo bamushaseho ikirego barakibura, ngo basanga ngo ahantu gusaba mufatira ngo ni ku Mana ye. Ibaze kuba umuyobozi mu bihugu 127 bakagushakaho ikirego bakakibura. Mada, mu rugo iwawe nta kintu uregwa, muri business yawe nta kintu uregwa, mu mugisha Imana yaguhaye nta kikurega. Yari afite leadership iri ku rwego ruri hejuru. Yari azi kumobiliza bene wabo, ba Nehemiya, ba Ezira. Abo bantu akababwira ati ariko nta bapfira gushira, mwebwe mwikomeze ku Mana, umunsi umwe tuzava inaha, tuzasubira muri gakondo yacu. Imana yifuza abahungu n'abakobwa babayeho ubuzima bukiranuka, nubwo abandi bakiranirwa, wowe ntuzabikore. Ntiwite ku bibazo ufite uyu munsi, ejo ni heza kuruta uyu munsi. Imana izagira neza abantu bayikunda, izatugarukaho. Yari umuntu udafite ikintu na kimwe aregwa. Nabanye n'umuntu mu nzu muri famiye aho nabaga ndi umusore. Natangajwe nuko muri iyo famiye ntabwo bari abantu bafite ibintu byinshi, ariko nahamaze imyaka 5 nta kintu turapfa. Ntabwo bari abatagatifu, ariko bari inyanga mugayo. Yari umuntu ugukorera ikosa byibuza akibuka kuvuga ngo mbabarira. Uzi ko umuntu agukorera ikosa akaba ari proud, akavuga ngo ariko ngiye muzamfata uko nguko niko nteye. Mu byukuri niba uko uteye bitari imbuto z'umwuka, sinzi niba uteye neza. Dukwiye kuba abantu bagerageza kuba inyangamugayo. Yewe mwana w'umuntu, ko Imana yakweretse icyiza cyarico, ikigushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ukugendana n'Imana wicisha bugufi. Icyanyuma, Imana yamuhaye kurama ku ngoma enye zose. Igihe abandi batahawe ntabwo yabashije gutaha Daniel, kuko yari afite imyaka 95. Imva ye iri Baghdad muri Iraq, iracahari imva ya Daniel, kuko we ntabwo yabashije gutaha. Ingororano Imana yamuhaye ni ukurama. Mu bintu byiza Imana ikorera abantu bayikunda, ni ukubaha kurama, bakazabona ibyiza bisimburana n'ibindi, bakazabona imirimo y'Imana. Paulo yaravuze ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere ngo ahinduka mushuko bukeye. Gusaza mu mubiri ni bisanzwe, ariko byibuze umuntu wacu w'imbere akwiye kuba ahinduka mushaje. Iminsi ntabwo ikwiye kuduherana, dukwiye kuba turi abantu bahagaze mu mwanya Imana yishimira. Kandi mu ngorane Imana itanga ni ukurama. Nubwo wagenda mbere, uzagenda ukoze ico waremewe gukora. Yesu ku myaka 33 yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije. Yagiye ari empty. Ibyo Imana yamuhaye guhisi byose abisoje. Ikibazo si ukugenda mbere cyangwa kera, ahubwo ikibazo uri gukora ico waremewe. Uzi impano yawe, uzi umuhamagaro wawe, uzi ico waremewe gukora. Niki wabuze kugira ngo ukore ico waremewe gukora? Twunamisha amaso dusenge. Ifuza ko dusenga. Ndashaka gusengana n'umuntu ushaka kwakira Yesu ari bwo bwa mbere. Ndashaka gusengana n'umuntu uvuga ati ngewe mu byukuri nagize intege nke, nifuza gufashwa, nifuza kubaka indangagaciro, nifuza guhagarara mu mwanya Imana yifuza. Uramutse uhari wahaguruka mu mwanya wawe, tugafatanya gusenga. Niba wumva wifuza ko Imana ikubakira indangagaciro, niba wifuza guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, niba wifuza guhagarara mu mwanya ukwiriye, kansaba umushumba gwibasira azadufashe gusenga. Ubwiza Imana ukuri, ubwira Imana ukuri ko mu mutima wawe, yiteguye kugufasha. Uhumure, Imana izagusubiza, izakora ibirenze ibyo wakwibwira. Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwawe. Ikigushakaho no gukiranuka, no kubaho ukora ibyo Imana ishaka. Ibindi niyo kwizegwa. Reka dufashe gusenga. Murabona tudakwiye guhaguruka tugasenga? Aya magambo se ntakoze ku mutima wawe? Ese uri si ijambo Imana yagutumyeho? Zamura Imana amaboko y'icyubahiro. Gira icyo watura uzamuye amaboko yawe.
gira icyo watura ukibwira Imana. Gira icyo watura ndagusabye, bumbura akanwa kawe ugira icyo watura ukurikije aya magambo, ukurikije ubutumwa duhaye muri uyu mugoroba. Gira icyo watura, vuga gira icyo watura rwose. Okazi Imana irayitanze, amatwi yumva yumvise, umutima wakira wakiriye. Ese utsinzwe n'iki wumva ukeneye kuri wikompaye na Daniel na bagenzi be? N'iki wumva kije mu mutima wawe? Atura dusenga Imana. Urakoze Uwiteka Imana, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana ivuga rimwe ikavuga kabiri. Turagushimira ko wadutumyeho umugaragu wawe. Turagushima ko washyize amagambo nk'aya mu kanwa ke. Turagushima ko ari bwo butumwa wagennye uyu munsi ku iteraniro. Habwa icyubahiro kuko ureba ukareba kure, umenyera kure ibyo twibwira, umenya kure ibyo dukeneye, umenyera kure ibyatugira umumaro, ibyatwubaka. Twakiriye amagambo nk'ubutumwa buturutse mu kanwa kawe, twakiriye amagambo nk'ubutumwa buturutse ku ntebe y'Imana. Umva kwatura kwa buri wese urimo avuga, umva kwatura kwa buri wese urimo asenga. Data ukiranuka, turagusabye ngo tugenderere, turagusabye ngo dusure abari muri iteraniro batarakira agakiza kandi bakemeye. Turabasengeye ngo bakakire mu izina rya Yesu. Wabari ibyaha bakoze, ingeso bagendeyemo mbi, uzibababarire kandi uhindure ibintu byose kuba bishya. Wasubiye inyuma mu ruhande rwe, yongera kugarukire. Ijambo ryawe riravuga ngo nimungarukire nanjye ndabagarukira, ngo ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi ukavuga ngo naho ibicumuro byacu byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Reka tubabarirwe muri uyu mugoroba, imbaraga zadushubije inyuma zikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Myuka mibi yose yafashe ubugingo bw'abera bawe irekure muri uyu mugoroba. Zo mbaraga zirekure muri uyu mugoroba. Myuka mibi irekure muri uyu mugoroba. Myuka mibi irekure muri uyu mugoroba. Imbaraga z'umwanzi zikubitwe hasi muri uyu mugoroba. Kwiganyira gukurweho. Turememo umutima mushya, turememo umutima w'amahoro, turememo umutima w'ibyiringiro, turememo umutima wo kunesha, turememo umutima wo gutsinda ikibi maze tuyitsindishe icyiza. Fashe buri wese kandi utugirire neza muri byose. Dusengeye umugaragu wawe, umuhe umugisha. Imbabazi zawe n'imbaraga zawe ziguye kuri we, wongera amavuta n'imbaraga kugira ngo akomeze gukwiza ubutumwa bwiza. Kandi buri wese urebe kwatura kwe no kwinginga kwe, ugira icyo ukora. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi ku bwa byose mu izina rya Yesu. Amen.